Mimi Nyawe TV. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Mimi Nyawe TV by'umwihariko we wakoze subscribe, like, views na share. Imana iguhe umugisha. Nibutsa wowe utarayikora kwiga yanyarukiraho kanda subscribe akazogera. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza cyane. Waramutse neza? Kuvuza utazonguje umutwe ntibakumva. Oya erega ndi mwiza mbangira ngo Sekundu kucyukunda gusekera n'abatagukeneye. Ako se kutangiye nabi bro. Ngiye cyambere aba followers banje bazi barabisiko nkunda umuntu mbwira ko ndi mwiza by the way. Uri mubi. We n'ubundi uri umutumirwa nshatse nahita ngutayahuza mu bigori cyangwa guta mu bisheke ndo. Okay, reka manze nibwira abadukurikiye. Cyangwa guta mu bisheke ni mukabuye harya. Rwa rwanda rw'ibisheke rubaye. Ibyo turaza kuba tubisubiramo. Reka mbanze nisubiriza abantu. Ngaho winsakuriza icano niyanjye nagari yawe. Ariko abakureba nagara abawe. Uri umutumirwa itonde manze ngwe karibu wa mugabo we. Ko numvuza nyumunwa muremure ubundi biti. Hano hari akagabo kareshya n'ifuni hamba imbwa sinakwakira neza uko byanga. Ngaho ivuge. Nivuga iki? Asa kufite iminwa y'uburayi. Uyu mugabo yitwa Kamatoki TV. Ariko muri bitware. Vuge izina ryawe Kamatoki n'icano yawe ntago ari izina ryawe. Okay. Nitwa Nsabimana Jean Bosco. Nkaba nanjye naturutse kuri channel Kamatoki TV. Nje hano ngo mbasebereze uyu mukobwa cyangwa se nanjye agira ibyo nsebyaho ariko naga aricyo cyatuzanye turaganira kuri byinshi. Uzanywe no kunsebya rero mvira ku rubuga we. Ubushize Toke Yesu wambaya. Ubushize hari ibintu wagiye tutavuzeho. Ngewe sereka nkubaze. Uyu mugabo no umunyamafuti wa mugabo we warambashije ngo ukeneye icyumba cya gatanu ntago wakibonye ikindi ubaza niki. Nakubazaga ikihe cyumba mu bihe byumba utabisobanuye. Twavugaga mu bihe byumba. Mu byumba bigize imyanya mu byumba bigize ibanga ry'abagore. Si ibanga harya. Noneho nkubwira ngo iki? Urambwira ngo ibyumba ngo cya gatanu nicyo utaramenya. Ntago waje kukibona. Ubu nicyo urakibona. Nanjye nje kukubaza igisubizo ntago urakibona ngo ngurire nko wari wabyemeye kuzangurira. Ubundi se tutarinze tujya kure. Ibyo byumba siwanyemereye ko bifite. Ako reka nkubwire wawe. Oya hari akajambo avuze karanambabaza. Nguzanywe ngo no kunsebya. Boretse tubanza ariko ntugataruka ibibazo. Ibyo wavuga byose. Ntago wansebye imbere y'abafana banjye. Ntibibaho. Barakwamye. Ariko ikibazo mfite ni kimwe. Ni ikihe? Ibyo byumba wajyaga kundangira handi. No bifite. Nese ngende umugore utuye kwisi nge nyine aba musambana bose mba ndimo. Ariko ibyo byumba urabifite. Nese uburi imanzi. Aho kugira ngo se wagiye kumenya ko aba icyumba cya gatanu uri imanzi. Wenda mbyumva mu biganiro gitanga. Wenda mbyumva mu biganiro uzasubire y'ugenda uhiga inguni zose. Oya buretse mbanze nkubaza. Urandebye mbona mu busambanyi. Wowe n'umunwa wawe uri kunyeganyega nk'usambana. Iminwa ni isambana se? Byose birasambana kuko iminwa nibanziriza gusambana. Murabanza mugasomana musamba mukamanuka gake gake bikarangiramo nasambanye. Nkurikije akajisho ubwo uri kundebamo nona. Ushobora kuba uri kuncira amarenga. Ngo nsambanye se? Tugende hariya. Yesu Nazareth. Hariya mu bigori se? Ariko reka nkubwize ukuri. Wazimutse kweli. Ahubwo ikibazo nyamukuru nge ndi kwibaza. Sibyo? Warambwiye ngo habaho ibyumba 7. Ako se reka nkubaze ubundi kuri kwivanga mu kiganiro cyanjye kari ngiye uri kubanga bwa mikoro uri muravuga nta kubashije kubera iki. Ndagira ngo nsubize ikibazo wambajije. None se ngiye naje ikibazo cyawe se sukubaza nimba. Nakubajije. Nabonye ko nkubaza icyumba cya gatanu. Ngo ngewe ngo naje kukimenya. Ngo muri kumbona ngo naje gusebya umukobwa uransebya ikiza ko ndi mwiza. Ubuse uri mwiza. Uziko ari umuntu wa mbere utangiye uvuga ngo kunsebya. Ngaho mbaza. Hasoni. Mbaza nyine. Hako waje ushwanye n'umuntu agukubise uza kuntura imijinya yawe. Tembaza ngusubize. Ndakubaje ngo aho waturutse waje wakubiswe. Subanza usubize icyo kibazo. Ubitwa nande? Nese umujinya ufite n'uwiki. Okireke tubireke. Urashaka konseka se? Heza uransekera kutandusha mu kanwa heza uransekera mibi. Wowe tuganire. Duseke turebe. Duseke turebe muri comment. Bose kandebe. Seka wowe wogeje. Ngiye nagereje kukamonyi nta nubwo ari hafi aha. Ni kukamonyi. Umva rero nkubwire. Tureke kuvanga ibintu. Sibyo? Numvise ubugambo ejo bundi muri comment ziwawe kuri Kamatoki TV. Nguriya mukobwa ngo ni indaya nguriya mukobwa ngo ntashobotse nasambanye nabase. Ngo ngewe ngo Mimi ngo buriya ngo ni indaya ngo nibinavuga ngo ni bishitani ibitari bishitani ni ibiki. Nsobanurira ko kantu. Nasuwe naga ibishitano zibyari byo. Ibishitani ni ibiki?
iyo ugiye hariya ukavuga ngo bararongora ngo bagira bate, iryo ni ijambo ry'Imana uri kuvuga. Ndi mu kanwa kawe se ubwo ari njye nawe ninde uvuze iryo jambo? Ariko ibyo uvuga byumvwa na bose, ntabwo ari wowe ubyumva. Ari njye nawe ninde uvuze kurongora nona? Njye nsubiyemo ibyo wavuze. Nabivuze ryari? Ubu none wakwerekana ahantu nabivugiye. Njyewe turi ku kiganiro ejo bundi iryo jambo wararivuze. None se urindira kankubaze kuba naravuze kurongora nakoze icyaha? Mu ijambo ry'Imana harahavuga ngo abatararongorana murongorane kuko kurongorana biruta gushyukwa. Nase iryo jambo kandi njye waryanditse. Waribonye? Njyewe ndi umwanditsi wa Bibiliya. Warisomye he? Iryo jambo ni uguhakana gusa. Bimenye ko biri mu gendo uhiga utangirire ku ntangiriro ugere mu byahishuwe. N'utarisanga muzanca amande. Iryo jambo ririmo? Ritabamo. Katubare ko. Ahubwo menyere no mu Baroma. Ribamo pe. Ubwo wasanga. N'abakora no karindwi. Abagabo bahamenye vuba barakoze cyane. Noneho hari n'ahandi ngo kuko mwahereye ubuntu mujye mutangira n'ubundi. Ubu nimva imbere ya kamera nkabwira umuntu ngo ino nguhe uzavuga ngo Mimi ni umusambanyi. Muhe ku bintu nahereye ubuntu nanjye. Mwahereye ubuntu mujye mutangira ubundi. Ningira ubuntu nkaho umuntu bazavuga ngo Mimi ni indaye. Hari uwamba nishyuje. Ubu mu bintu byose ufite urareba ugasanga kubaha ibintu ari cyo kintu cyabafasha. Nuko ari cyo cy'ubuntu nahereye ubuntu nanjye. None se wajyaho nzajya kurangura amandazi nyaho abantu bayarira ubuntu kandi nayaranguye. Nzahatanga ibyo mfite by'ubuntu nanjye. Icyo nicyo kintu ufite cy'ubuntu. None nakurakuza nsanga kiriho. Ubwo nzagihera ubuntu rero ntazandenganya ngo Mimi ngo wandayawe. Ese ugiha abantu bameze gute? Abantu bameze gute? Byose birakureba. Ndagira nanjye nisabire. Ibyo bigambo uzabimbaze naje kuri cano yawe. Ubu buri kuri cano yanjye. Wisabire. Wisabire so nawe naguha. Ugira bugihaze nabikimba. Ubwo se nakira umunwa wawe mu matwi uvuga uvuga unakora urumva. Cyakoza cyo ndamutse nsanze bya byumba nabihari. Wibaraguzwaga. Nakuvuga abantu bose bakakubona. Karega. Aho washyamo n'umuntu. Niyo ndangashyiramo n'ibirenge. Akawe ni kuri gukangisha abantu. Kandebe ko. Dorobo wabona nabishaka reka. Uretse cyangwa tangiye no kunsabira imbere ya kamera. Tumubyira zimye se. Rega nkubwire ikintu njyewe nendaga kukubazaho rata tugarutse tuvuye mu kavuyo ka ako ngukina na comedy we akavuyo kawe ntago gatunguranye ko bambwiye kukina comedy. Uwo ninde? Ingozi ntuhesha umutwe. Ingozi maze iminsi zisenyuka kubera ibura ry'urubyaro. Ye baboye mu gihe cy'imvura gutera inda wapi. Ubundi rero uyu mugabo yakonje n'inangazi wazakonje ariko mwabaye mute mwakihanganye mwabagabo abagore banze kubyara murabizi ni mu gihe cy'imvura birababaje mwirukanye abagore banyu mwakihanganye ko abagore batwita mu mpeshyi hatagereje mu mpeshyi koko umugore uzava mu kwambere ataratwara inda akageza mu mpeshyi uwo ngo si uwanjye ariko mu kwambere abagabo batagitera inda kubera ikibazo cy'imvura ushatse naho na pa wihagaritse mu kwambere igihe imvura iri kugwa abona po wihagaritse nta gutwara inda kuba kuri icyo kintu nawe uracyumva neza nkanjye. Ni wowe utera inda se zigeze zigukonjera ngo bimenye ko ziba zakonje nyine kubera wibwirwa nande se ngaho nawe tobanurira ngiye ko ndi umugabo mbizi wowe umugore utwita mu gihe cy'imvura ngaho tobanurira namubona umugore